Hello ladies and gentlemen, meze mute turabasuhuje tutiyambu cyane mwese aho muherereye hose ku isi, amahoro n'ubuntu bwa Kristo bikomeze bibane namwe, turabakunda cyane umunsi ku wundi duhora tubatekerezaho. Turabashimira cyane mwebwe mwese abantu bakoze subscribe, wowe wamaze gukanda subscribe niba warakoresheje igikumwe cyangwa agahera pfa kuba warayikoze gusa, turagushimira cyane. Nawe utarayikora waba warahageze tiwayikora, waba aribwo bwa mbere ukihagera, n'utarahagera hagere, kora subscribe nyaboneka kugira ngo ibintu byose bikomeze bigende neza. Turabasuhuje cyane tutiyambu, abo bwije mwiriwe, abo bukeye mwaramutse, abari ku manywa muraho umeze neza murakeye. Nuko hanyuma rero uyu munsi tuje kubaha inkuru y'akababaro, inkuru yo kubika, ni inkuru y'urupfu, ni inkuru ibabaje mu by'ukuri. Dutangiye twihanganisha abanyamurenge bose aho bari ku isi hose, abanyamurenge bose muri rusange. Dutunguwe n'inkuru y'urupfu rw'akababaro rw'umwana w'umukobwa witwa Naomi wa Pastor Gedeon wa hano i Bujumbura. Umwana yabyutse nk'ibisanzwe aje ku ishuri, habaye ubu mugoroba twumva telefone ngo umwana ararangije. Iyo nkuru izisa n'itunguranye cyane, byibuze uzumva ngo umuntu yaragwaye cyangwa se yagonzwe agiye mu bitaro ashike yararangiza, ariko kuguhamagara gusa ngo umuntu ararangije, kuwishwe n'isasu, kuwo barashe ngo pa. Nuko utese byagenze gute? Umwana yavuye ku ishuri cyo kimwe n'abandi, atashije mu mugoroba ari kumwe n'abandi n'ubundi, ariko yarageze aho batandukanye n'ababo bigana, ari gutaha wenyine n'ubundi ahura n'imodoka iramugonga ahita arangiza ubwo. Iyo modoka biravugwa ko ishobora kuba yari kwihunga polisi, rero ku bw'izo mpamvu yari iri muri speed nyinshi, birumvikana ko yari iri muri speed nyinshi, bigatuma iyo inagonze nyine umuntu urumva ko itomusigaho amahoro, nubwo itomwica iyo mukomeretsa ikamwangiriza cyane kubera ko yari iri muri speed nyinshi. Urumva uko ifite speed niko igonga umuntu ikamubabaza kuko ibikoresheje imbaraga nyinshi. Nuko umwana w'umukobwa ahura n'imodoka aragongwa ahita arangiza aho ngaho. Iyi nkuru ntiziba ndende kubera ko ntizirambuka, inkuru ya accident y'umuntu wagonze ahita apfa, nuko nyine nuko ibimeze. Dutanze mpore mu by'ukuri, dutanze mpore ku banyamurenge bose ku isi aho baherereye bose, timwihangane. Dutanze mpore ku muryango wa bugufi, dutanze mpore kuri Pastor Gedeon ubuze umwana we w'umukobwa w'umujambere, akarusho no ku banyamurenge bose muri rusange. Uyu mwana yari umwishwa, yari mushiki wacu, yari mushenge wa bamwe, yari yokabaye umugeni wa bamwe, yokabaye nyina wa bamwe, ariko nyine kubera ubushake bw'Imana nta mbaraga dufite, usibye ko Imana ari ifite imbaraga nyine yamutanze, n'ubundi niyo imwisubije, niyo ifite imbaraga yonyine zo kugira icyo ikora twebwe itatugishije inama kandi twe tudafite uburenganzira bwo kwanga. Nuko uru rupfu rwatubabaje cyane mu by'ukuri, kubona umwana w'umukobwa, umwana w'umujambere nk'uyu nguyu apfuye azize impanuka. Mu by'ukuri birababaje, umwana mutoya w'imyaka 10 uyu mwana yari afite imyaka around mu 15 n'6, hagati aho ngaho muri iyo yombi, akaba yitavye Imana. Dutanze mpore ku bwa Naomi, n'ukuri pole sana ku bakunzi biwe, ku nshuti ziwe, kubo biganaga bose, dutanze mpore mu by'ukuri, timwihangane, nta kundi niko mu isi bimera.
mu isi si iwacu pe, mu isi si iwacu, niko mu isi bimera. Ariko se turibaza ibibazo byinshi hano bigiye bitandukana, ni gute niba bari guhunga polisi batekereza ko kugonga umuntu ariyo nzira yo kugira ngo bakomeze bagende? Singira ngo iyo ugonze umuntu uhita uhagarara. Hari igihe Satani nayo ikongoza ikagukoresha ibintu by'amafuti. Niba koko bari ko bahunga polisi, iyi modoka yagonze uyu mwana, niba koko ari kuhunga polisi, ese ari kugira ngo iramugonga ihita ikomeza gusa abantu bayihorere, cyangwa yari kugonga umuntu igahita ihagarara aho ngaho? Ngira ngo niko ibintu biza bigenda mu mategeko y'igihugu, cyangwa i Burundi ho n'ukundi. Icyo ni kimwe. Ntitwumva ukuntu bino bintu bishobora kuba byatewe n'iharaka ryo guhunga polisi. Ibyo bintu ntibyumvikana, ntibinabaho, ntibyagakwiye kuba muri ubwo buryo. Ariko nyine umunsi w'umuntu iyo wageze ntihazabura ikimwica, kandi nyuma y'urupfu ngo hazabaho imfane. Nta rupfu nta mfane, nta mfane nta rupfu. Ni ukuvuga ngo sinzi uko mvuze, ariko nyine ni uko. Ni ukuvuga ngo umuntu wese afite ukuntu apfa, ariko nanone hakabonekaho nanone ukaza usanga mu buryo bw'imfane bajya abantu bari gutekereza imfane bakabona ibo plan B yo kuba ibintu byari gukorwa gutya kugira ngo icyo kintu ntikigende gutya. Se mvuze gute? Ni ukuvuga ngo abantu baratekereza ibo ukwabo. Orke ubushake bw'Imana ni kuriya bwari bumeze, ko agomba gupfa gutyo agonzwe n'iyo modoka nyine. Ariko twe tugatekereza ngo iyo wenda iyi modoka itaza kuba iri guhunga muri speed nyinshi, ngo wenda iyo igenda muri speed ntoya ntiba yamugonze. Izo ni imfane. Umunsi w'umuntu wageze ntaho wowe ucikira, kuko iminsi y'umuntu ibaze ku ntoki. Ntaho wowe ucikira, umunsi wawe wageze iguhamagaye gutya. Nta missed call igira, nta missed call Imana igira. Ntiyoguhamagara ngo isange uri muteja cyangwa se ngo bimeze bite. Oya, ye yaguhamagaye iba yaguhamagaye, utegerezwa kwitaba vouloir ou pas, ubikunze cyangwa se utabikunze. Nuko rero turihanganisha rwose mu by'ukuri ababyeyi ba Naomi, aribo Pasiteri Gedeon, umudamu sinibuka izina rye neza. Turihanganisha ba nyirarume, turihanganisha abanyamurenge muri rusange, turihanganisha inshuti ze, abanyeshuri biganaga, abaturanyi, abanyamuhana, abo basenganaga. Mu by'ukuri turabihanganishije ati mwihangane. Kubizera Imana, Naomi tuzamusanga mu ijuru ry'abera. Mu ijuru ry'abera hari umunsi umwe ngo tuzabona umwami Yesu. Ngo ubwo nibwo tuzashima uko bikwiye, ngo tuzaba tunesheje ngo imiruho y'iyi si. Ariko Mana, iyi si tuyibabariyemo kweri. Hirya no hino ni ibibazo, hirya no hino ni ibibazo. Mu isi si iwacu mu by'ukuri. Abantu boshaka bona byemera, mu isi si iwacu. Bashaka bakabikunda, mu isi si iwacu. Niko muri si biza bimera. Udapfuye none azapfa ejo, udapfuye ejo agapfa ejo bundi. Ariko urupfu twanze kurumenyera, byaratunaniye, kuko si rwiza. Ntawagiye ngo agaruke ngo adushimire iyo yagiye. Ariko nanone kuko Bibiliya itubwira turi abashyitsi n'abimukira muri iyi si, iwacu ni mu ijuru. Hari ahantu baza bavuga ngo, basoma ngo, hakavuga ngo baruhuke, ngo imihate y'isi, ngo niba ngo baje kubana n'uwabakunze iteka. Sinzi nimba ari uko.
ni ukuvuga ngo hano mu isi tuba turiho imihate myinshi y'isi nyine, ariko mu ijuru ry'Imana, mu ijuru ry'Imana nta bintu byinshi, ni ukuruhuka gusa, ni uguhora turamya Imana gusa, urera urera urera, turi kumwe n'inshuti zacu zadusize, ariko Mana we tuzoba turi kumwe na ba Naomi n'abandi 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 n'abandi, no barankageza hehe? Mu by'ukuri dutanze mpore, mwihangane abantu bose aho muri hose ku isi, mwumve ko mu isi atari iwacu turi abashitsi, ahubwo tugomba guhora twiteguye, kuko tutazi igihe n'umunsi, kuko Naomi nawe ntiyari azi ko ari uyu munsi we, yari azi ko ari ibisanzwe, yari afite gahunda nawe ejo kuwa gatanu. Nuko mwihangane, tunagushimira wowe wabanye natwe mu kiganiro cyacu, turagushimira cyane mu by'ukuri, ukomeje kutwereka urukundo rwinshi n'umutima mwiza wo kudufasha, turagushimiye mu by'ukuri, kuraje, natwe ibyo muzasaba ko tubashigikiramo tuzabashigikira, murakoze.